upfe. Buriya ngo kuvugisha ukuri bishobora kutaguha inshuti nyinshi pe, ariko iteka bizaguha inshuti za nyazo. Icyo cyo nicyo. Ntukajye uhangayikishwa n'ibyo abandi bantu bagutekerezaho, ko buri muntu wese ugize ingari kugutekerezaho aba yitekerereza ibibazo bye, ntabwo aba kwitayeho akenshi. Isogonda umara uri kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi bantu niryo sogonda uba uri gutakaza mu buzima bwawe ritazagaruka. Ntukatume amarangamutima yawe ngo agende ngo afate ku muntu runaka, kuko abantu barahinduka. kabone na ya nshuti yawe magara ihinduka umuntu utaruzi, bikagucanga ku buryo uvuga uti se uyu ni wa wundi twari tuziranye. Jya wiga kunyurwa, wumve ko ibyishimo ari we muntu wabyihereza, wumva ko uzishima uri kumwe n'abandi. Ibyo bintu bizakugira umunyantege nke ubuzima bwawe bwose. Jya ubwira abantu ibintu wakoze, ariko mu ikosa uzakora ntuzigere ubabwira ibintu utarakora cyangwa se intego ufite zo kuzakora, ahubwo jya ubabwira ibintu wakoze, nibwo bagushimira. Naho iyo ubabwiye ibintu utarakora barakubwira ati n'ubundi biriya yari yavuze ko azabikora none arabikoze, nta gishya kirimo. Cyangwa se ugasanga ukuruye imbogamizi utari wateganyije. Habonetsemo abantu bakwicira imipangu, bakwicira imishinga cyangwa se babyitambikamo, ko si buri muntu wese ubwiye intego zawe niko akwifuriza gutsinda. Rero ngo jya ubwira abantu ibintu wagezeho, nibwo uba motivated no gukora ibindi ufite mu mishinga. Ibyo bikagutera kuba byakumotiva, ukavuga ati reka noneho n'ibindi mfite mu mishinga mbatungure, mbikore, mbishyire mu bikorwa, naho nzabibereke nabisoje. Bakomeze bavuga ati wa muntu burya ararenze. Buriya kuba uri wenyine ni byiza cyane, ni iby'igiciro kuruta kuba uri kumwe na ba bantu b'indyarya bakuryarya, ba bantu baba bagufera, ba bantu ubona atari abantu bawe, ba bantu ugerageza gutorera ukavuga ati babihanganira ariko mbabona mutari abantu bawe. Buriya abantu bagusaba ibintu byinshi usanga ari nabo bantu bagukorera ibintu bikeya. Buriya ngo ubwoba ntibubereyeho kuguhagarika ngo ntukore ikintu. Oya, ahubwo ubwoba bwashyizweho kugira ngo niwumva ugize ubwoba bwo gukora cya kintu wumve ko ushishikajwe nacyo, ndetse ko ari nacyo kintu wakagombye kuba witayeho cyane, ukagikorana umwete ushishikajwe nacyo. Buriya ibintu dufite akenshi ntabwo tujya tubiha agaciro mpaka igihe byagiye. Rero igihe ufite ubwoba bw'uko icyo kintu kiguteye ubwoba ko ushobora kukibura, ahubwo byakagombye kukwereka ko icyo kintu ari cyo kintu ugomba kwitaho cyane kugira ngo icyo kintu utazakibura. Rero ubwoba ntabwo bubereyeho kuguhagarika ngo ntukore ikintu. Ntugafate imyanzuro izahoraho kubw'amarangamutima ugeze ako kanya. Buriya nicyo kintu abantu benshi muri iyi minsi bafite. Urishimye cyane kubw'amarangamutima y'ako kanya ugize, uhise utangira kugaba inka utanafite. Wenda nuko wari wizihiwe, ni akayoga wari wanyweye, ejo ukabyuka uvuga uti bya bintu burya nuko nyine nari nishimye cyane ntabwo nari nkomeje. Rero ngo ntugafate imyanzuro izahoraho kubw'amarangamutima agufasha ako kanya. Ngira ngo byumvikanye. Mujinya uragufashe, wisutuka bosi wawe ahise kwirukana kubera umujinya wagufashe gusa, ugahita ubwira iki jambo bosi kandi wiyirengagije ko bosi aba ari bosi wawe, ari umugenga wawe. Rero ngo ntuzigere ufata imyanzuro kubw'amarangamutima agufasha ako kanya ngo ufate imyanzuro uhubutse cyane cyane. Buriya ngo nufata umukobwa ukamushyira ku gasongero ahantu hejuru, nta yandi mahitamo wumuhaye nyine usibye kukurebera hasi. Iyo umukobwa n'umufata ukamugira priorite, ukamugira nyambere, bituma yumva ko ari we muntu uri hejuru. ngo gushyirwa hejuru mvuga icyaha gihe ufata umukobwa ukamushyira imbere y'ibindi bintu byawe byose, imbere y'intego zawe nk'umugabo nyamugabo, ahubwo wakagombye kuba intego zawe arizo ziri imbere, ibindi byose bikaza nyuma. Rero ni wifata ukamushyira hejuru, umuntu washyize hejuru nko muri etaje, wowe uri hasi nta kindi akora nyine usibye kukurebera hasi nyine iyo mugiye kuvuga. Rero nujya ufata umukobwa ukamushyira hejuru, nawe ntukisigaze hasi cyangwa se ngo wisuzuguze usange uri kumusingiza cyane ngo abone ngo niwe muntu w'ingenzi mu buzima bwawe kurenza imishinga ufite nk'umugabo nyamugabo. Buranga abantu baguha inama bitewe n'uburyo bo babonamo ibintu. Umuntu araza akakubwira ati njye mbona wakora ibi, bitewe n'uburyo we nyine ari kubibona. Abantu baguha inama cyangwa se bazaguha inama bitewe n'uburyo bo babonamo ibintu, apana wowe uburyo ubonamo ibintu n'uburyo wumvamo ibintu wakagombye kuba wabikoramo.
brain needs to come out of your mind. Buriya ntabwo ari buri kintu cyose kiri mu bwonko bwawe, cyangwa se ntabwo ari buri kintu cyose kiri mu mutwe wawe ari ngombwa ngo ukivuge. Jya uvuga ibintu wayunguruye. Hari abantu babayeho bazi ko kuvuga buri kintu cyose, buri kantu kose, buri kantu kose, buri kantu kose. Abantu nk'abo usanga bitarangira neza. Ntimuze abantu bavuze amagambo bikabageza kure se. Ntimuze abantu bavuze amagambo wenda runaka, ijambo runaka rikamutambutsa ahantu se, cyangwa se rikarimbura ubuzima bwe ugasanga rirabusoje bahise banamufunga kubera ikintu yavuze. Rero jya ukoresha uburyo bwose. Ijambo ni ikintu gikomeye kitanasubira inyuma. Jya ufata umwanzuro uvuga uti ibintu byose biri mu mutwe wanjye si ngombwa ngo bisohoke hanze y'akanwa kanjye. Byaba byiza ukanabyigumanira. Ntabwo ari ngombwa ngo buri kintu cyose ukivuge cyangwa se ugitereho comment. Don't do anything. Ikindi buriya ngo ntuzigere ukora ikintu kizatuma ubeshya ahazaza. Urugero, uca inyuma umugore wawe, uca inyuma uwo mukundana, nakubaza bisabe nyine kubeshya. Ntugakore ikintu kizarema impamvu yo kubeshya ahazaza. Abajya ruswa nibaza gukontorora bagasanga hari amafaranga ari kubura, usanga utangiye guhimbahimba ngo yagiye aha, ngo utangiye ngo simbizi, ngo urabona, ngo urabona. Jya ukora ikintu ugikore binyuze mu mucyo ku buryo uvuga uti kino kintu nta ngaruka gifite ahazaza. Iyo ukora ikintu ubizi ko gifite ingaruka ahazaza, nawe uba uri kwigambanira ubwawe utabizi. Bajya bavuga ko urumuri buriya rubangutse kurusha ijwi. Urumuri nibyo rurabangutse kurusha ijwi. Urumuri rusiga ijwi. Niyo mpamvu abantu ubabonana umucyo kugeza igihe wumviye batangiye kuvuga. Abantu hanze nyine ubabonana umucyo, ubona basa neza, bateye neza, ari beza, ariko batangira kuvuga ugahita ubona burya uko wababonaga inyuma bafite umucyo. Mbese ugahita unyuzamo agakuba ugahita uvuga ati uyu muntu ntabye. Hari abantu ubona avuga ati uyu muntu bitewe n'uburyo yambaye n'uburyo asama no mu mutwe ari smart, ariko yatangira kuvuga yewe ugahita uvuga ati uburyo wa muntu ni ukumurebera inyuma ntabyo. Abo bantu barahari hano hanze. Rero ntugakururwe no kubona umuntu asa neza inyuma. Don't look for happiness. Buriya ngo ntugashakishe ibyishimo. It's always inside you. Ibyishimo kuva ukivuka biri muri wowe indani, ndetse rega ibyishimo ni wowe birema. Ntabwo ari ngombwa ngo biri ahantu runaka ngo umuntu azabikurangira ngo ujye kubisanga ahantu runaka, ngo nugera hano ngo nibwo uzishima, cyangwa se n'uba uri kumwe n'abariya nibwo uzishima. Oya, ibyishimo biri muri wowe indani. Niwicara neza witonze uzasanga nawe ubwawe wakinezeza. Ikindi, kwiyitaho neza bihagije. Kugira umenye ko wiyitaho neza bihagije ni igihe wamenye ko ari wowe muntu, iterambere ryawe, intego zawe, ari wowe muntu ushobora gutuma utabigeraho. Rero numenya ko ari wowe mbogamizi ya mbere ishobora gutuma ibintu byawe utabigeraho, icyo gihe bizatuma noneho wiyitaho bihagije. Uzaba wamenye gushira mu gaciro. Ni wowe muntu wenyine ushobora gutuma intego zawe uzigeraho. Ikindi buriya ababyeyi bawe bazagukosora inshuro nyinshi cyane. Niba baba bari kugukosora, ntuzarebe ngo nuko batize amashuri, badafite ubumenyi runaka, badafite impamyabumenyi runaka mu mashuri runaka, bari kukwigisha, bari kugukosora. Ntugatongane nabo. Jya ubareka kuko ni inama baba bakugira. Hari aho uzagera ukabona ko burya bababyeyi bawe baba batakwanga, nabo babikora batakwanze, cyangwa se n'undi muntu wese wakugira inama nk'umwarimu nk'iki. Oya, ntugatongane nawe. Oya, ujye umwihorera. Ni inama bakugira. Aho ugeze hose bagusabye kugira icyo ukora cyangwa se icyo uvuga, jya witwara nk'aho aho hantu atari ubwa mbere uhageze. Aho hantu ari ahantu usanzwe ugera. Ntukagaragare nk'umuntu ujegajega mu gihe bagusabye kugira ikintu uvuga cyangwa kugira ikintu ukora. Jya witwara nk'aho hantu atari ubwa mbere uhageze, ari ibintu usanzwe ukora, ari ibintu wavukiyemo, ari ibintu uzi neza, nyine wigirira icyizere ku buryo bya bintu bikorana confidence iri hejuru cyane. Abantu ntibakunyuzemo ijisho. Ikindi buriya gutekereza cyane biragenda bikakwangiza wowe ubwawe, bikangiza na situasiyo urimo, noneho ku buryo bigenda bikangiza ahantu hose n'ibintu bikuzengurutse, bigatuma uhangayikishwa n'ibibazo runaka, kugeza igihe uzamenya ko
ujya cya kibazo uko wari warahangayikishijwe nacyo atari ko kiri, ahubwo ari wowe wagiye ugafata ibintu ukabiremeza cyane ukabiha uburemere buremeye cyane. kumbe ka kabazo ni akabazo gatoto, akabazo katakagombye kuba kagucira ishati, ni akabazo wakagombye kubukemura, ni akabazo gatoto. Ikindi buriya ngo nujya urakazwa n'ubusa cyangwa se ukumva umujinya uragufashe, ujye utekereza ku ngaruka. Muri ubu buzima twaremanwe umubiri umwe cyangwa se twahawe umubiri umwe, uwo mubiri wahawe jya uwitaho, uwukorere siporo, uwurinde impanuka, uwugaburire neza, uwambike, uwusige, uwufate neza. Ni wowe wonyine ufite uzambara ubuzima bwawe bwose kugeza ushaje cyangwa se kugeza upfuye. Bityo jya umenya ikintu ugomba kuwushyiramo, umenye icyawangiza n'icyawugirira akamaro. Ibyo bizagufasha cyane kuko ngo twahawe umubiri umwe, twaremanwe umubiri umwe, ni wowe wonyine dufite, ni wowe wonyine Imana yaduhaye. Uzabimenya wenda hariho ikintu kikubayeho, simvuze ngo kikubeho, ariko buriya iyo ugize nk'impanuka ugacika ukuguru, ukuboko, bashobora kuguha insimburangingo, ariko jya umenya ko batakongera kuguteraho ukundi kuboko, wapi. Rero jya ubiha agaciro umubiri wawe, witeho neza, uwufate neza, urinde impanuka, ugaburire neza, umenye ibyo ugomba kuwushyiramo byawangiza nk'inzoga, itabi n'ibindi, umenye ibyawugirira akamaro, ku buryo nyine umubiri wawe uwitaho neza, kuko niwe Imana yaguhaye, uzamarana nawo ubuzima bwawe bwose. Buriya umuntu nakumvisha ngo njye sinzi no kubeshya, buriya reka niba mbivuge njyewe mvugisha ukuri baranze, uwo muntu ahora yigaruka avuga uburyo avugisha ukuri, jya umenya neza ko ashobore kuba agoreka ukuri cyangwa se akaba abeshyamo kimwe. Buriya imbaraga ufite uyu munsi ni imbaraga ufite zo kuba wafata umwanzuro wo gukora ikintu ako kanya, uwo munsi Imana yaguhaye ukiri muzima, ugihumeka. Ureke biriya bintu byo guhora uvuga ngo ubishyira mu nzagi, nzaba nkora iki, nzapanga imishinga n'ejo n'umunsi. Oya, imbaraga ufite ni izo gukora ikintu muri uwo munsi wahawemo umugisha wo kuba uri muzima ako kanya, kuko tuzi igihe tumaze, ntituzi igihe dusigaje. Ikindi ntabwo ubuzi ngo ejo bizagenda bite, bajya bavuga ngo iby'ejo bibara b'ejo. Niba ufite ikintu uri gupanga gukora, ikintu uri gutekereza gukora, byaba byiza uraye ugikoze, ntugatume icyo kintu gitinda kimara igihe kinini bishyira mu nzage. Oya, ujye urara ugikoze, kuko imbaraga ufite ni izo ufite zo kuba wakora ikintu uwo munsi Imana yaguhaye wonyine. Ntugafate ubuzima bwawe ubayemo uyu munsi ngo ubugereranye n'ubuzima bw'undi muntu aza akerekana kuri social media. Fata ubuzima bwawe ubugereranye n'ubw'undi aza akerekana ku karubanda, ari ubuzima yateguye, ari ubuzima yavuze ati reka njye ku nzu yo kwa kanaka ndabona ariyo nziza nyifotorezemo, ku modoka ya kanaka nziza nyifotorezeho, ku moto ya kanaka nziza nyifotorezeho, njye muri resitora nifotoze. Ariko ugasanga ibyo bintu ni ibintu yateguye, ni ibintu yashakiye amafaranga agategura, akagenda akavuga ati hari ahantu ngiye kuhajya mpite mvayo nafashe n'ifoto, muri iriya nzu ngiye kujyayo mveho nafashe n'ifoto. Zabona abantu akenshi bafata amafoto igihe basohotse, nabwo rimwe ari amahirwe bagize bagasohoka, akavuga ati iyi nzu ni nshyashya, iyi nzu irazwe, reka nyifotorezeho, ubwo mbashije kuyigeraho akagafoto nka postinge, mbereke ko mbayeho neza, mba natembeye. Noneho nawe byagusanga aho uri, aho wibereye mu rugo, wibereye mu mishinga yawe, wibereye mu murima, ukumva nyine, cyangwa se wibereye muri butike, wibereye aho uri gukanikira, wibereye aho uri gukorera utuntu twawe, ukavuga ati bano bantu barandenze pe, bano bantu baransize. Ariko mu by'ukuri ufashe ubuzima bwawe bya nyabyo ku bintu wagezeho bifatika, nawe ku bintu yagezeho bifatika, wasanga uwo muntu waranamusize kera cyane. Rero ngo ntugafate ubuzima bwawe ngo ubugereranye n'ubwo abantu baza bakerekana ku karubanda, ku mbuga nkoranyambaga babashije gutegura. Oya, ntukabigereranye. Izi mbuga rega ziraza zikabashuka, usanga abantu bagiye bariheba, bakiheba,
Just because you buriya kuba ukumbuye umuntu ntabwo bisobanuye ngo umugarure mu buzima bwawe, kuko gukumbura umuntu ni igice kigaragaza ko ibintu byarangiye nyine. Nujya ubona ukumbuye umuntu ujye uvuga uti wa muntu burya yaragiye, ujye uhita ufata umwanzuro uvuga uti gukumbura umuntu ni kimwe mu bice bigize kwikuramo umuntu, ni etape ya nyuma igaragaza ko umuntu ari kugenda kuvamo. Abantu benshi iyo bagiye guhitamo uwo bazabana bagendera ku buryo uwo muntu asa, uwo muntu uburyo ateye, inzobe, muremure, mugufi, unanutse, mwiza, bakabyenjoyinga, bakabyishimira kugeza igihe bamenye ko abana bazabyarana batazarerwa n'uko uwo muntu asa inyuma nyine, ahubwo bazarerwa n'indangagaciro. Aho nibwo noneho uhita uvuga ati njya guhitamo burya nabaze umubare mubi. Abana bawe ntabwo bazarerwa na housing y'uwo mwashakanye, oya, ahubwo umutima, indangagaciro uwo mubyeyi azaba afite cyangwa se uwo muntu ugiye gushaka azaba afite, yaba ari umugabo yaba ari umugore, nibyo bizarera abana bawe. Mugabanye guhubuka no kugenda murebera kuri housing, ako kantu mugatekerezeho. Abantu benshi bahitamo uwo bazabana bagendeye ku buryo uwo muntu asa, bakabyishimira kugeza igihe babonye abana babo basigaye bandagaye hanze, basigaye badafite umuco, basigaye badafite discipline, bavuga ati kiriya cyana cya kanaka, noneho kiriya cyana ni cya cyana cyo kwa kanaka kinyuza, rwa rwana rwo kwa kanaka rutagira ikinyamupfura runyuza. Ubwo uhita uvuga uti burya nagendeye ku isura inanshuka, nibagirwa ikindi kintu cy'ingenzi ngo muri ubu buzima ntago wagira buri kimwe. Niyo mpamvu buri gihe uba ugomba kugira ikintu cy'ingurane, ugurana ikindi kintu bakaguha icyo ukeneye, ugatanga amafaranga bakaguha igicuruzwa runaka cyangwa se icyo wifuza kugura, imyenda, ibiryo n'ibindi bintu. Rero jya ureka guhangayikishwa n'uko udafite buri kimwe. Hari abantu babaye bavuga ati ase kuki ndafite buri kimwe? Oya, ntago wagira buri kimwe. Uragira inzu nziza, ugira igitanda cyiza, ariko usange ibitotsi ntago bijya biboneka, ntago ujya ugira ibitotsi. Usanga ufite ibiryo byiza, urya neza, ariko nta peti ugira, cyangwa se muganga yabigukuyeho ibyo biryo, yabigukuyeho haranabikubuza. Ntago wagira buri kimwe. Rero jya wumva ko unyurwe n'utwo ufite, ntago wagira buri kimwe. Ugira ibiryo byiza sha, ariko muganga bigukureho. Haba hari ingurane y'ikindi kintu. Rero ntugahangayikishwe no kuba udafite buri kimwe, wumve ngo ugomba kugira buri kimwe. Oya, To know who your true friends buriya kugira ngo uzamenye inshuti zawe zari zo, za nshuti zimba mutima, za nshuti ziri ku mutima wawe, say good things behind your back. Uzazibwirwa nuko ari ya nshuti ikuvugaho ibintu byiza igihe udahari, ariko ikakuvugaho ibintu bibi to your face. Igihe muri kumwe ikakubwira amakosa yawe, ikakubwira ati ibiri uba wakoze ntabwo ari byo, njye biriya bintu ntabwo njya byemera, biriya bintu ni amafuti, ni ububwa. Ariko inshuti dusigaranye muri iyi minsi ni ya nshuti ikuvuga neza igihe uhari gusa, ariko waba udahari ikakuvuga nabi. Ibyo bintu bikunze kuba ku bakobwa, ariko n'abahungu bajya babigira. Ugasanga umukobwa ari kuvuga ati yewe kariye uriya, ngo nawe ngo uzi ngo ugiye gutereta umukobwa, yewe nta mukobwa umurimo, wapi uriya sasi ndamuzi, rega turaziranye, rega uriya ndabizi, tujya tuvugana se, ntitujya tuganira se, ntimujya mutubonana se, uriya ntabye ni ukumubona agenda. Rero ngo inshuti nyayo uzayibwirwa nuko ari ya nshuti kuvugaho ibintu byiza mu gihe udahari, ariko nanone ikakubwirira amakosa yawe mu maso yawe, ikabikubwira ikavuga ati ibintu mbona bitagenda neza, ntago ngomba kubihishira, ngomba kubikubwira. Buriya kureka ikintu kikagenda hari igihe ari wo mwanzuro uba ugoye gufata, ariko nanone akaba ari cyo kintu cyiza ugomba gukora muri ako kanya. Hari igihe ubu uri mu bintu utabyishimiye, ufite umuntu mukundana ariko ntago wishimye nubwo mukundana, kumureka ngo agende bikakugora, ariko hari igihe ari cyo kintu cyiza kuri wowe uba ufite gukora, ukamureka, ariyo mahitamo meza uba usigaranye gukora. Cyangwa se ngo utinde mu kuba wafata umwanzuro wo kureka ikintu kitari cyiza kuri wowe
ngo ugihamane jya ukireka kigende. With time, buriya mu gihe ugenda uhangana n'utuntu dutoya, uhura n'utuntu runaka twajyaga tugutera ubwoba, nitwo tugenda tukakugira wa muntu mu minsi iri imbere utagira ubwoba, ugasanga yatinyaga gukora utuntu runaka ariko isigaye biza yaratuje yariyakiriye bitewe n'utuntu twinshi yagiye ahura natwo tukamutera ubwoba. Rero iyo uhora n'utwo tuntu ntuhunge, ntugafata umwanya ukavuga ati ngiye gufesingana nabyo, ngiye guhangana nabyo, ibinsharenjinga byose mpangane nabyo. The more fearless you will become. Mu minsi iri imbere uragenda ugahinduka wa muntu utagira ubwoba, wa muntu udakangwa n'imirindi y'imbeba, wa muntu nyine udakangwa n'utuntu turi aho tw'amafuti, ugasanga nyine sigaye ari umuntu utagira ubwoba. No hanze nubona uri inshuti y'umuntu wese, Friend of everybody. uri inshuti ya bose nka ya radiyo, ari inshuti ya bose, ahora ahantu hose, ari inshuti y'uyu n'uyu n'uyu n'uyu, ari inshuti ya bose, ujye umenya ko You are an uwo enemy muntu ibyo ari byo byose to yourself. ari umwanzi we ku giti cye. Uzabicunga uwo muntu ntabwo aba yikunda. Ikindi ababayeho agerageza gukora ibyo abandi bantu bifuza kugira agumane za nshuti, ntabwo aba yikunda, ntabwo aba yikunze, avuga ati nakora ibi nahomba inshuti, nakora ibi nahomba inshuti. Abagendera ku by'abandi batekereza akaba ari byo akora, akavuga ati kanaka ndabizi akunda ibi reka aba ari byo nkora, kanaka akunda ibi reka aba ari byo nkora, kugira atagira umwanzi. Arabatorera akabirengagiza. Impamvu udafite umwanzi ni uko ugerageza gutorera ba bantu ubona ko atari inshuti zawe, ba bantu batari abawe, ukagerageza kubatorera ukihanganira amakosa yabo kandi ubizi ko atari abantu bawe. Niyo mpamvu nta mwanzi ufite. Naho ubundi nta muntu ubura abanzi, ntacyo bitwaye kugira umwanzi, n'Imana igira umwanzi. Rero nujya ubona umuntu ari inshuti ya bose, ahantu hose ari inshuti ya bose, ntukavuye ngo uyu muntu ngo ngarasabana ngo agire iki, oya, ahubwo aba ari umwanzi ku giti cye, ntabwo aba yikunda. You were born with 2 ears wavutse ufite amatwi abiri, and 1 mouth. ufite n'umuntu nk'umwe. Ibyo bintu ujye ubikoresha uko Imana yabiguhaye. Wavukanye amatwi abiri, ujye wumva byinshi ariko uvuge bike. Muri Bibiliya niho handitse ngo amagambo menshi avamo ibicumuro, bityo jya uvuga makeya, ufite umunwa umwe ariko wumve byinshi, kuko iyo uvuze byinshi cyane ushiduka unavuze ikintu cy'ubugoryi, abantu bakagushiraho, usanga nyine ntago bakubashye. Rero byaba byiza ugiye wumva byinshi kuruta ibyo usohora. Amakuru usohora hanze akaba make kuruta ayo winjiza. The biggest thing you need to accept Ikintu gihambaye kuri iyi si kigora abantu kwakira is change. ni impinduka. N'ubu ubayeho rero muri iyi si utakira impinduka, menya ko no kubaho kuri iyi si bizakugora, kuko iyi si tubayemo ibintu bigenda bihindagurika. Ibyari biriho mu mwaka ushize si byo biriho uyu munsi, imyaka 10 ishize si byo biriho uyu munsi. Ikintu gihambaye twese dufite kwakira ni impinduka. Live once. Wowe uri kunyumva, buriya ntabwo ubaho inshuro imwe, oya, ahubwo ubaho ubuzima Then one. bwinshi muri bumwe. Icyo tucyemeranyeho, ubaho ubuzima bwinshi ariko ukabaho inshuro imwe. Ubaho mu buzima bubi, ukabaho mu buzima bwiza, ukabaho mu buzima bubi, ukabaho mu buzima bwiza. Ni hasi hejuru, hasi hejuru, bwinshi ariko mu buzima bumwe. Life becomes easy Buriya ngo ubuzima burakorohera ndetse bukaba bwiza cyane good in other people. igihe ubasha kubona ibyiza mu bantu, ukabona abantu ukababonamo icyiza, ukababonamo bagenzi bawe, ukababonamo ko ari abantu mwaganira, ari abantu baguteza imbere nawe ukabateza imbere, ari abantu wagateza amatwi nabo bakagutega amatwi. Ibyo ngo ubuzima burakuryohera cyane, bukakuryohera cyane igihe ubona ukabona abantu ukababonamo ibyiza. Let others' actions speak for them. Ikindi ngo ujye ureka abantu ibikorwa byabo ari byo bibavugira. People will show Nibwo you, uzabona ko abantu ibintu bakwereka then they will tell biba you. bitandukanye n'ibintu bakubwira. Hano na Dubai ujye ureka abantu ibintu bavuga ubyihorere, ahubwo ureke ibikorwa byabo ari byo bibavugira. Nibwo uzabona ko ururimi na nyirarwo ari ibintu bibiri bitandukanye. Ibintu mu bantu bavuga abantu turabagira,
akaza akakubwira uburyo arenzemo, uburyo afite impano, uburyo akuramo ibintu, uburyo akwemera, uburyo agukunda, ariko ujye ureka ibikorwa byabo ari byo bibavugira, nibwo uzabona ko ibintu bavuga biba bitandukanye n'ibyo bakora. Umutima wawe buriya ufite ubushobozi bwo kuba wakunda inshuro zirenze imwe. Rero ntugahangayikishwe cyane no kuba umuntu agusize. Rimwe na rimwe hari igihe biba ari kubw'ineza yawe. Umutima wacu ufite ubushobozi bwo gukunda inshuro zirenze imwe. Ngira ngo nawe usubize amaso inyuma urebe abantu mwagiye mukundana uko bangana. Rero ntugahangayikishwe n'uko uwo ukunda gusize. Umutima wacu waremanwe gukunda birenze rimwe. Nta mpamvu yo guhangayikishwa n'uko umuntu agusize. Rimwe na rimwe hari igihe biba ari kubw'ineza yawe. Ushobora no kubona undi muntu ugukunda kurenza uwo wari ufite. Ushobora kubona undi muntu ukwitaho kurenza uwo wari ufite. Umuntu nagerageza kugushyira hasi ukabona umuntu yamaramaje ashaka kugushyira hasi uko byagenda kose, ibyo bisobanuye ko uwo muntu umuri hejuru. Umuntu uri hejuru n'umuntu uri hasi, umuntu uri hasi niwe ugerageza kumanura umuntu uri hejuru. Rero nujya ubona wamaramaje ushaka kumanura umuntu, ushaka kumusubiza hasi, ushaka kumusubiza inyuma, ujya umenya ko umuntu akurenza kuri imbere cyangwa se kuri hejuru, uri kugerageza kumushyira hasi. Uvuga uti ndaciriritse, ndi gufata abantu bandenze, hagerageza kubashyira hasi ngo mbashyire ku rwego rwanjye. Bityo nujya ubona umuntu ari kugerageza kugushyira hasi, ujye uhita umenya ko uwo muntu usanzwe umurenze. Muri ubu buzima ntugasezeranye umuntu ikintu udashoboye kuzuza. Ntugasezeranye abantu amasezerano udafite gusohoza. Bishobora kubaho kuri wowe ntacyo bivuze, ntacyo bigutwaye, ariko kuri bo bisobanuye isi yose. Mbese ariho isi yabo ishingiye, ariho ubuzima bwabo bushingiye kuri iryo sezerano wamuhaye, kuri iryo sezerano wamusezeranyije. Hari igihe usezeranya umuntu ibintu akaba abayeho avuga ati kanaka ndabizi ko ibi ari uzabinkorera, natabinkorera sinzi niba nzabaho, sinzi ko ubuzima bwanjye hari ahandi buzaba buri kwerekeza. Ugasanga ubuzima bwe yabushyize mu masezerano yawe, ubuzima bwe, ibintu akora, ibyo ateganya byose yabishyize mu biganza byawe. Rero ntugapfe gufata isezerano cyangwa uhige imihigo utazahigura. Ibyo nibyo biri muri Bibiliya, ariko ntugasezeranye umuntu isezerano utazasohoza. Wowe bishobora kuba wumva nyine ari ibintu biri ize byoroshye, ushaka wanamutenguha, ariko hari igihe isi ye ariho ibishingiye kuri iryo sezerano mwagiranye cyangwa se isezerano wamuhaye. Akandi kantu k'ubwenge buriya, gusubira ku mu ex cyangwa se gusubira ku muntu mwahoze mukundana, ngo ntaho bitaniye no kuba umaze koga warangiza ya mazi yose arimo umwanda ukongera ukayisukaho ngo nibwo ugiye gucya. Gusubira ku mu ex wawe ntaho bitaniye no kuba umaze gukaraba warangiza ugafata ya mazi yose arimo ico ukayisukaho ngo nibwo ugiye gucya. Ujya utandukana n'umuntu utandukanye nawe birangire. Ugira mu mutwe wafunguye nk'umwaritiste, ubona ko ibintu baba bakoze, baba batekereje, baba bagize igitekerezo, bafite creativity, bafite ubugeni nyine muri bo. Ariko nanone utsindwe wige nk'umuscientist. Buriya abascientist baravumbura ikintu bakagerageza ku nyamaswa, bwa mbere bikanga, wa muti bakongera bakawongeramo ubundi bumenyi cyangwa se ubundi buhanga, bakongera bakawugerageza, wakwanga nabwo bakongera, kugeza igihe bageze kuri final step cyangwa se ku gisubizo cyabo cya nyuma, bakavuga ati uyu muti, uru rukingo noneho twarutera umuntu ntagire icyaba, cyangwa se uru rukingo twarutera umuntu ugahangana n'indwara imurimo imbere. Rero jya ugira mu mutwe wafunguye, witware nk'umwaritiste, utekereze nkabo, utekereze nyine cyane byimbitse, ariko utsindwe kandi ubashe no kwiga nk'umuscientist. Abaritiste nibo batekereza ibintu bigiye bitandukanye, bagatekereza design. Uzagira ahantu hari abaritiste
usanga hari ibishushanyo runaka by'ubwoko bwose, ukibaza uburyo umuntu yatekereje ikintu akavuga ati ngiye kubumba kino gishushanyo kimeze gutya, ukabona ni cyiza kiragukurura. Artiste nyine ni wa muntu ufite creativity, innovation, afite udushya. Umuhanzi agahanga indirimbo akavuga ati ndabizi iyi ndirimbo ngiye kuyandika, agatekereza amagambo ayishyiramo, kandi ayo magambo nuyumva uzayisangamo, buri muntu mukuru azayisangamo. Ujye utekereza nk'umwartiste, ariko nanone utsindwe numara gutsindwa unige nk'umuscientist. Nibo batsindwa bari kuvumbura, bagafata nk'ibintu runaka bari kuvumbura bakabigerageza ku nyamaswa bikanga, bakongeramo ibindi, bakongera bakagaruka bakagerageza bakareba bikanga, bakongeramo ibindi paka cya kintu bari gukora kibaye ikintu gikomeye gifite imbaraga kugeza ku rwego nyine bifuza nk'abascientist. Rero ntukave ku izima. Umuhanga niwe wavuze ngo jya ugwa inshuro 7 uhaguruke ku ya 8. Uzabasha gukira cyangwa se uzabasha kuba umukire igihe watangiye gushaka ubumenyi bushyashya, mu gihe watangiye kubaho kuri iyi si ushaka ubumenyi bushyashya, ushaka kwiyungura ubumenyi ku bintu bishyashya bigiye bitandukanye, apana kuri ibi bintu bifatika. Ko ibi bintu bifatika, ngira ngo umukire ufite miliyoni, wenda uwo si umukire, miliyoni y'amadolari, aba ari kuvuga ati ngire 3, ngire 4. Ufite 4 avuga ngire 5, ngire 6. Ufite 6 avuga ati ngire 7, ngire 8. Urumva ntago ibi bintu bifatika byatuma wumva uzwi ngo wumva nyine ngo wakize wabaye umukire. Oya, niba ushaka gukira ahubwo ni ukwirirwa wiyungura ubumenyi, wiyungura ubumenyi bushyashya, wiyungura ubumenyi runaka. Niba ushaka gukuru ugira byinshi ugeraho, jya ushaka ubumenyi bushyashya, wiyungura ibintu bishyashya, uhure n'abantu bashyashya, ibitekerezo bishyashya, apana ibi bintu bifatika. Kuko kuri iyi si ubundi ntimubizi se, mu gihe ukiri kuri iyi si uguma wiga nyine, ujye uharanira guhora wiga, kuko ntago amashuri ajya arangira mu gihe ukiri kuri iyi si. Jya uhora wiga ibintu bishyashya, kuko wicaye urebye neza wasanga hari ibyo uzi ariko mugenzi wawe atazi, mugenzi wawe ibyo azi wowe utazi. Rero niyo wicaye ugatekereza ukibwira ko uzi byose, uba uri ikigoryi. Jya wicara ushaka ubumenyi bushyashya, uharanira kugera ku bumenyi bushyashya, nibwo uzaba umukire. Apana kuvuga ngo nintangira guhembwa 500 nibwo noneho nzaba mbaye umukire. Oya, nugera kuri ibyo 500 ahubwo uzahita utangira gutagatinga miliyoni. Nugera kuri miliyoni utangire gutagatinga miliyoni 5, 6. Nugura imodoka 5 wumve ushaka no kugura indege. Ntukumve ko uzaba umukire ugendeye kuri ibi bintu, ahubwo gukira kwawe ni uguhora wiyungura ushaka utuntu dushyashya utaruzi, ubumenyi bushyashya, ibitekerezo bishyashya. Nibyo byakugira umukire, apana ibi bintu bifatika. Kuri iyi si ibikorwa byacu buriya ngo nibyo birenze kurusha ibitekerezo byacu. Hari abantu bafite ibitekerezo bitandukanye binarenze, ariko si ibyo bitekerezo ntacyo kubimaza ufite, nta muntu ufite wagushuramo amafaranga, ntaki. Ibitekerezo byawe ntacyo wabimarisha, nta gishoro, ntaki. Rero ngo ibikorwa byacu buriya nibyo birenze kurusha ibitekerezo byacu. Ibikorwa byacu burya nibyo birenze kurusha ibitekerezo byacu. Rero ntago watekereza uburyo ugiye kubaho ubuzima bushyashya ngo uvuge ngo ngiye kubaho ubuzima bushyashya, ubuzima bumeze neza. Oya, ahubwo ugomba kwakitinga ubwo buzima ugatangira kububamo, ko twabonye ko ibikorwa ari byo birenze kurusha ibitekerezo. Jya ugaragaza ibikorwa kurusha ibitekerezo. Mbese ibikorwa bijye biruta ibitekerezo, kuko hari abantu benshi bafite ibitekerezo ariko nta bikorwa. Umuntu ufite ibikorwa niwe bubaha kurusha umuntu ufite ibitekerezo, kuko nyine ibyo bikorwa se ubundi aba yarabigezeho ataramanje gutekereza. Niba ushaka kubaho ubuzima bushyashya, ntugatekereze uburyo ugiye kubaho ubuzima bushyashya, ahubwo ujya uhita ugenda muri iyo nzira
yo kuba ugiye kubaho ubuzima bushyashya, mpana gutekereza ngo ngiye kubaho ubuzima bushyashya, ngiye kubaho gutya na gutya. Ahubwo tangira ubyakitinge, ubivuga uri no kubikora. Mu buzima tubayemo, mu byo twanyuzemo, buriya ibintu wanyuzemo nibyo bigaragaza uburyo utekereza. Ibintu wanyuzemo, ibyo wanyuzemo, experience wanyuzemo, bihita bigaragaza neza imitekerereze yawe. Niba waranyuze mu bintu byiza, buriya bihita bigaragaza n'uburyo wagiye ufatamo imyanzuro, igihe uburyo wagiye nyine witwara muri ubwo buzima wagiye unyuramo. Niba uri mu bihe bibi, waranyuze mu bihe bibi, ni ibigaragaza uburyo watekerezagamo muri icyo gihe. Rero ngo ubuzima tubayemo n'ibyo tunyuramo ni ibihita bigaragaza imitekerereze yacu. Nujya urabona umuntu, ujya ureba ibintu yanyuzemo n'uburyo abayeho, bijya birahita bikugaragariza imitekerereze ye. Buriya umutungo ufite uyu munsi, ikintu ufite uyu munsi ni nonaha, n'icyo nonaha uri kuyimaza. Rero ntugatakaze igihe cyawe, nonaha ufite jya uyibyaza umusaruro, ntugatakaze igihe. Jya uba umunyabwenge bihagije wo kuba wasaba inama, ariko nanone ube umunyabwenge kurushaho, ube inyagenge kurushaho kumenya ngo iyo nama ndayishakira kuri nde, ndayigisha nde. Pana kuba ngiye ngo nkeneye n'umuntu twajya inama, ngiye nkeneye n'umuntu twaganira, ngiye nkeneye n'umuntu wamba hafi, ngiye nkeneye n'umuntu oya. Jya uba umunyabwenge bihagije, wumve ko umunyabwenge ari ugisha inama, ariko uba umunyabwenge bihagije kurushaho kumenya ngo iyi nama ndayigisha nde, ndayishakira kuri nde. Apana kugenda buri muntu wese muhuye wangiye inama, oya. Ntago ari uko ibintu bikorwa, cyane cyane bashiki bacu ubwo nibo mbwira. Bagize buriya bakubwiye ngo ugire ikintu ukura mu buzima bwawe kuri iyi si, ikintu cya mbere wagakuye mu buzima bwawe ni ukugira ubwibone, inarijye yo kumva ko utakora ikintu, wo kumva ko utavugana n'abantu runaka, cyangwa se ubuzima butahinduka ngo nawe ugire ikintu ukora nk'abandi. Inarijye yo kumva ko utakora ikintu, icyo nicyo kintu kibi wakagombye kuba wakura mu buzima bwawe. Mu gihe bakubwiye ngo ese ni ikihe kintu uba wumva wakura mu buzima bwawe, ikintu cya mbere wagakuye mu buzima bwawe ni inarijye, ni ubwibone bwo kumva ko utakora ikintu.